turabasuhuje njyewe nitwa Isimbiga kuba Edwige abandi kumwe na mugenzi wanjye Nkengurutse Eric. Iki kikaba ari ikiganiro agaciro k'ikiremwa muntu cyangwa se agaciro ka muntu, ariko insanganyamatsiko y'umunsi dufite ikaba ivuga ibintu bigaragaza uko Imana iriho. Yego Eric rero turi kumwe hano ni uzadufasha. Impamvu y'iki kiganiro nta yindi ni ukugira ngo abantu basobanukirwe n'inkomoko y'umuntu n'icyo umuntu ari cyo, kuko inshuro nyinshi tubyibeshyaho, ndetse n'impamvu ari hano ku isi. Inshuro nyinshi iyo abantu batangiye kwibaza ku gaciro k'umuntu, dukunze gutekereza ko agaciro k'umuntu kareberwa cyangwa tukabonera mu byo umuntu afite, yaba amashuri, yaba ibintu, ubutunzi ndetse n'umuryango n'ibindi. Ariko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe koko ni iki cyangwa se agaciro k'umuntu ni akahe. Eric, ijambo ni irya umuntu ni iki? Urakoze cyane. Mu by'ukuri kumenya agaciro k'umuntu biragoye kuko abantu benshi babyibeshyaho, bakumva ko agaciro k'umuntu kari mu mashuri afite, agaciro k'umuntu se kari mu mubare w'amafaranga afite, agaciro k'umuntu se kari mu bumenyi bwinshi afite, cyangwa se mu miryango ikomeye akomokamo. Donc umuntu ufite ibyo ngibyo bigasa nkaho ari we ufite agaciro. Mu by'ukuri iyo witonze nabyita nkaho mu Gifaransa babyita illusion ni ukwibeshya, ni nako biri, ni ukwibeshya. Umuntu abariwe agaciro muri ibyo ngibyo amaze kuvuga aba arimo kwibeshya cyane. Agaciro k'umuntu nta karenze ibyo ngibyo. Rero impamvu duhera kuri ino nsanganyamatsiko kubigaragaza ko Imana iriho, nuko mu by'ukuri utamenya agaciro k'umuntu utabanje kumenya ngo umuntu, mbese umuntu yamenya agaciro ke atabanje kumenya ngo nkomoka hehe. Yego. Donc agomba kumenya ngo kuko ni inkomoko y'umuntu, kuko tuza kubona uburyo bitandukanye abantu babyumva mu buryo butandukanye. Iyo myumvire itandukanye igaragaza inkomoko y'umuntu uko igenda itandukana, ni nako yerekana, ni nako imuha agaciro. Okay. Ni nako imuha agaciro. Aho bivuze ngo inkomoko y'umuntu ifitanye isano n'agaciro k'umuntu. Cyane. Okay. Cyane. Yego. Rero sinzi niba nahita nkomerezaho. Rero ku nkomoko y'umuntu kuri iyi si abantu bafite imyumvire itandukanye. Yego. Abantu bafite imyumvire itandukanye. Hari abascientifique batemera ko, nubwo atari bose, hari abascientifique batemera ko Imana ibaho. Yego. Ntabwo bemera ko Imana ibaho. Mboretse n'abascientifique, hari n'abantu batari abascientifique ariko batemera none ko Imana ibaho. Bitwa abantu mu Cyongereza bitwa atheist, n'abantu batemera ko Imana ibaho. Hakaba n'amadini amwe namwe nayo atemera ko Imana ibaho. Nk'amadini tuzi ko amadini ari kuri no si, mu by'ukuri amadini asa nk'ahagarariye andi. Donc amadini makuru ni 5. Yego. Hari amadini 5 niyo makuru. Hari idini y'Abayahudi, Judaisme, hakaba n'idini y'Abakristo, Christianisme, abizera ko Kristo ari umwana w'Imana, bakizera ko ari n'Imana. Hakaba n'idini ya Islam. Hari n'amadini 3 yemera ko Imana ibaho. Yego. Hakaba n'andi 2, rimwe ry'Ababuddhiste, Buddhisme ntabwo yemera ko Imana ibaho, bafite uburyo basobanura. Hakaba na Hinduisme yo isa nkaho irimo ibice 2, harimo abemera ko Imana ibaho ariko bakaba bafite ukuntu babisobanura bitandukanye n'uburyo Abakristo, Abayisilamu, Abajudaisme bisa nkaho bitandukanye uburyo babisobanura. Ariko bo bakaba bafite uburyo bumva ko Imana iriho. Hakaba none n'abandi batemera ko Imana iriho. Rero bose bagenda bagira argument, bagenda bafite ibyo bashingira bavuga ati Imana ntiriho cyangwa se Imana iriho. Rero uko bamwe bavuga ko nta Mana iriho, bafite icyo bashingira bavuga ko nta Mana iriho, kikaba swat cyaha agaciro umuntu cyangwa se cyatuma atagira agaciro. Wenda nitso kubivugaho abantu baraza kubyumva ko yumve niba yagira agaciro aba yizeye ko iyo Mana itariho, cyangwa se yumve niba yagira agaciro yizeye ko Imana iriho. Umuntu yaza kwihitiramo. Ariko je nzihande hano nk'umuntu wizera ko Imana iriho, nasanze kwizera ko Imana iriho bihesha agaciro. Ngo nubwo tugiye kwerekana impamvu zifatika zerekana ko Imana iriho, niyo mugambi w'iki kiganiro turi gukora, ni impamvu zifatika
zigaragaza ko Imana iriho. Nk'uko twabibabwiye abantu badukurikiye, insanganyamatsiko yacu ni ibintu bigaragaza ko Imana iriho. Mutweretse amadini 5 ari ku isi, muri yo 3 ni abantu bemera ko icyo bahuriyeho, bemera bose yuko Imana iriho. Ese kuki bo batandukanye, bafite ibintu bimwe n'ibindi batandukaniraho? Bamwe bati Yesu niwe Mesiya, abandi bati reka da, bati turacyamutegereje se. Nabo na twa dusekte turimo usanga tudahuje. Bamwe bati twebwe turabadventiste umunsi wa 7, abandi bati dusenga. No ugasanga ko nabo nubwo bahuriye ku kintu kimwe cy'uko Imana iriho, hari ibyo batemeranwaho, hari ibyo batemera kimwe. Mbese buriya umuntu atemera Imana yavuga ati ariko kuki ubundi itatanze umurongo yigenderwaho bose bayumve mu buryo bumwe? Ese byo ntago byaba imbogamizi yerekana ko burya koko Imana ntabwo iriho? Wowe ubyumva ute? Mu by'ukuri urebye ibintu abantu bapfa, nk'ayo madini 3 yemera ko Imana iriho, ibyo bapfa ntabwo bita bigenda ngo bigushe kuri iyo ngingo ivuga ngo nta Mana iriho. Bose bemera ko Imana iriho. Ahubwo ndagwa nk'urugero Bibiliya, abakristo, Eglise Christianisme na Judaisme, abayahudi bafite igice cya Bibiliya bemera isezerano rya kera rya Bibiliya, ntabwo bemera isezerano rishya. Ubwo isezerano rishya rivuga kuri Kristo nk'umwana w'Imana, Kristo nka Mesiya wasizwe, Kristo nk'Imana, kandi ibyo ntabwo babyemera. Bo bagahita bafata igice kimwe cya Bibiliya ari ryo sezerano rya kera, noneho abakristo bagafata isezerano rya kera bagafata n'isezerano rishya bakabikombina. Abayisilamu bafite Korani, bizera Korani. Dufashe urugero kubizera Bibiliya gusa, nabo ubwabo ari byinshi batumvikanaho, kandi bafite igitabo kimwe, basoma ibintu bimwe, ariko ugasanga ntabwo bumva ibintu mu buryo bumwe. Ibyo rero usanga ntabwo ari ikibazo cy'Imana yatanze ibintu biconfusing abantu, oya, ahubwo ni abantu bafite imyumvire itandukanye, kandi kuba abantu bafite imyumvire itandukanye ubundi si ikibazo, kuko Imana iremo umuntu umeze nk'irobo, ku buryo bose bazaza bameze nkawe, nta creativity yari buzabemo. Ariko kuba bafite imyumvire itandukanye bituma batumvikana ku bintu bimwe na bimwe, ariko ntabwo ibyo batumvikana bivuga ngo nta Mana iriho. Ntabwo bikomoka kuri icyo, ntabwo bikora hahandi ngo nta Mana iriho. Ikibazo si uko Imana itariho, ahubwo ikibazo ni imyumvire y'abantu bafite imyumvire itandukanye. Buri muntu wese akisobanurira ikintu, akumva ikintu mu buryo bwe. Cyane ko hari n'igihe umuntu we yumva ko ibyo yasomye, ni nabonye ari izo ntege tugira nk'abantu, iyo umuntu asomye ikintu uburyo cyumvisemo yumva ko ariko kuri ku buryo abenshi badashaka, nuko haza undi muntu uri busobanurira mu buryo butandukanye n'uburyo abyumva, we akabona ko undi we ari mu kinyoma, ahubwo ni uri mu kuri. Ibyo bigatuma umuntu aba closed, yifungira muri ako kazu ka wenyine ko kumva ko ibye nibyo byo, hagufata ngo uriye gufata ngo ahe mugenzi we basharinge, ashobora kumva ari ikintu wenda mugenzi we afite cyiza cyangwa se yasobanukiwe, wowe ugasanga baracyumvise nabi. Iyo abantu bafite iyo esprit yo kuganira bagasharinga batuje batari gutongana, ko nabonye ibintu by'amadeba menshi bikunze kuba basanga ni ibintu abantu baratongana bibaye nk'intambara, kandi ubundi ko abantu batumva ibintu kimwe nta kibazo cyane, ariko bagombye kuba bicara bakaganiraho bagashakisha ukuri. Yego. Ugiye kutwereka ibintu bigaragaza koko Imana iriho, kuko nk'abantu b'abafilozofe bavuga ko mu by'ukuri Imana ntabwo ibaho, ahubwo kubera ko mu muntu buri gihe afite ikintu cya insekirite, afite ikintu cy'ubwoba bwo kubaza ngo ese ejo bizagenda gute, ese nyuma y'ubuzima bigenda gute, umuntu koko ibye bikarangira. No kubera yuko umuntu yumva atihagije, hari indi mbaraga ikomeye akeneye akima Imana kugira ngo yumve yihumurije. Yego, none ni ibihe bintu bifatika watwereka, watugaragariza hari n'umuntu waba udukurikiye atemera Imana, bikaba byamufasha kubitekerezaho, ukavuga ati ariko hari wavuga n'ibi bintu aduhaye harigendeyeho, hari yamenya ko Imana iriho. Ibyo bintu ni ibihe? Urakoze cyane. Nk'uko wari ubivuze, mu by'ukuri abantu bizera Imana, bita ko bizera Imana, abenshi hari igihe baba bashingiye ku bintu mu by'ukuri bidafatika, bya bindi biba bitubatse ku rufatiro ruzima. Ndaguha nk'urugero, hari nk'abantu bizera Imana kubera ko ikora ibitangaza, kandi ibyo bitangaza na Satani arabikora. no kwizera Imana kubera ko ikora ibitangaza, igihe itazabikora umuntu agusabye ngo mpa proof yuko Imana iriho ntibikore, azaba gutsinze. Donc bivuze ko shatse kwerekana ko
umuntu akwiye kuba afite impamvu zifatika za zindi zitajegajega, za zindi kabisa zifatika zakakwiye gutuma umuntu avuga ati noneho y'Imana iriho. Surtout ko ushobora kwizera ikintu utari sure ko kiriho, ugasanga imyaka yawe yose ushobora kuba waravutse wizera ko Imana iriho, uvukira mu muryango w'abantu bizera ko Imana iriho, urinze imyaka 50 wizera ko Imana iriho, ariko hakaza umuntu akagutitiza kubera ibintu akubwiye bikomeye bigatuma uvuga ati iyi myaka yose mbayeho ndi mu kinyoma. Rero impamvu ngiye gutanga zigaragaza ko kivuze ni ukuntu njya mbona abantu bamwe ari abayisilamu abandi ari abakristo ugasanga barimo baragimaka ba Yesu ari umwana w'Imana cyangwa se ari Imana, ugasanga abakristo rwose ubirebeye inyuma uko abayisilamu bababwira n'uko abakristo bavuga, ukabona abakristo batsinzwe kandi muri bo bari convince baremera neza ko Yesu ni umwana w'Imana, ariko ugasanga ntibafite impamvu zifatika zo guha abayisilamu ngo babatsinde. Usanga rero abakristo inshuro nyinshi bagendera mu kintu kimeze sinakita nk'ikigare, ariko bakagenda mu by'ukuri badafite impamvu zifatika. Yakubwira ati nyereka ko Imana iriho, ese yagukoreye iki, ese cyane ko nk'icyo kintu uvuze abayisilamu bafite umucyo mwiza wo gusoma cyane, barasoma cyane ku buryo na Bibiliya Korani baba bayizi na Bibiliya bakayisoma. Mbona abantu bacukumbura cyane. Mbo abakristo nabo nubwo atari bose, bamwe iyo umuyisilamu agize sinzi niba nabyitamo cyangwa se ibyago, agahora n'umukristo nawe wasomye uzi neza icyo yizeye, asanga donc agasoma Bibiliya nawe agasoma na Korani, ko muri Korani hari ahantu henshi avuga Yesu ahagaze n'iburyo bwa data, donc havuga Yesu nka Messi. Donc usanga ibigaragaza ko Yesu ari umwana w'Imana bihari byinshi, ugasanga wenda abantu bafite intege nke mu gucukumbura, mu gukora ubushakashatsi, mu gusoma, noneho yahura n'umuntu wasomye cyane agasa nkaho amutsinze, nubwo peut-être ibyo yari afite byari ukuri, ariko ntabashije kubidefanda. Rero reka tujye cya kintu warumbajije, ibigaragaza ibintu bifatika bigaragaza ko Imana iriho. Nifuje kubanza kwerekana ibyo abantu bizera batemera ko Imana iriho, nk'abascientifique bamwe na bamwe bagiye berekana ko isi ikomoka kuri Big Bang, ni iturika ryabayeho rihambaye. Abantu bavuga ko ashobora kuba akatome gato katuritse kakarema ibintu byose tubona. Univers kandi tuvuze univers ntabwo tuvuze iyi si turiho. Univers ni uruhererane rw'amasi, n'inyenyeri n'ibindi byinshi tutaramenya, nicyo cyitwa univers. Bavuga ko ako kantu gato katuritse ariko ibintu byose bikomokaho, donc ni nkaho ariko muremyi. Umuntu rero agakomoka ku bindi byaremwe, ku nyamaswa, ariko nabyo byagiye bikomoka bifite itangirira aho ngaho. Abo ni uruhande rumwe. Hakaba n'ababudiste bemera ko umuntu nk'uko nari ndi kuvuga, ababudiste bizera ko umuntu ni kimwe mu biremwa biri hano ku isi. Ibiremwa hari imbwa, hari inka, hari ibimera, donc ni kimwe muri ibyo biremwa kigaragarizwamo ubuzima, life. Donc umuntu afite life muri we, kuko imbwa nayo ifite life muri yo, kuko ikimera gifite life muri cyo, donc gifite ubuzima muri cyo. Bakavuga ko ubwo buzima ntibugira forme, ntabwo ari ikintu gifite forme, ntabwo ari ikintu gifatika. Ni being, ni ikintu kiriho ariko kitagira forme, kidafatika, kitagengwa n'ibihe, kitavuga ngo gifite itangiro cyangwa se gifite iherezo. Oya, kitarimo na space turimo. Kikaba cyarakomotse he? No, ntabwo uvuze ngo cyakomotse he, wabwiye kugiha igihe, wabwiye gusa nkaho ugihaye igihe cyatangiye ryari, kandi wavuga ko ntabwo kigira igihe, ntikigira itangiriro n'iherezo, kandi nta forme. Ntukigire forme, ntabwo gifite forme, nta shusho kigira. No muri make ni nk'umwuka esprit, utandukanye n'umwuka duhumeka cyangwa se oxygène. Esprit ntabwo ari ikintu gifatika, nta, donc umva ni c'est comme si c'est le vide, ariko donc ni kidahari ariko gituma haboneka ibintu bihari. Uri kubyumva? Rero bo bakavuga ko icyo kintu tusa nkaho turimita icyo kintu tukacyita Imana. Urebye definition bagiye zenda gusa n'iz'Imana ifite, twe nk'abizera Imana tuyita Imana, bo ntibabona ntabwo nikigira izina.
rero bakavuga ko ubuzima ubwo buzima ko kitwa ubuzima ubwo buzima rero bwigaragariza mu kurema ibintu umuntu ukabona umuntu aje ariko mu by'ukuri si umuntu usuye ugaragara ahubwo umuntu nubwo buzima bumurimo kandi ubuzima butajya burangira twabonye nije hano ku isi ariko umuntu narangira hano ku isi ukabona umuntu arapfuye ntibivuze ngo ararangiye bwa buzima buzakomeza bwigaragariza no mu kindi cyangwa se bwongere bugaragare mu wundi muntu ari naho hahita haza reincarnation ntibera ko iyo umuntu apfuye birangiye ahubwo bavuga ko iyo umuntu apfuye aragenda akongera akavuka ariko bitewe n'ibyo yakoze hano ku isi byiza arongera akavuka ari mwiza kurushaho se cyangwa se yaba yakoze ari umuntu mwiza wenda akavukira muri situation nziza kuruta iyo yari arimo yaba yarakoze ibintu akaba yavuka ari igikeri wenda noneho akagenda aho iyo incarnation ihoraho kugeza igihe azagera aho bita nirvana aho atazongera kuba incarné kuko agenda ahinduka atazongera kuba incarné akagera noneho muri nirvana hano ndabona bisa nkaho bigoye kwasobanura ariko reka ne gutinda cyane kuri icyo ngicyo nicyo ngicyo niko babyizera noneho hakaboneka noneho abantu nabo bizera ko Imana iriho. Izi nizo ngingo, hari ingingo enye zikunze kugirwaho impaka cyane ku bantu b'abahanga ba scientifique aba philosophe bagenda bakora amarecherche ku bijyanye n'isi turiho univers turiho isi yavuye he bafite umwanya bakabikora amarecherche bagakora ubushakashatsi. Rero hari ingingo nye nasanze bakunze kudebataho bakunze kuganiraho batumva kimwe kuko nakubwiye ko mu mpande zo muri science harimo abemera ko Imana iriho n'abatemera ko iriho kandi bombi ubona hari abantu b'abahanga bagiye babirangirire ku isi mu byo bagiye bakora utaza kuvuga ngo wenda bayizeye ko Imana iriho bitumye abo muswa oya hari bagiye bahimba ibintu bikomeye bagiye bavumbura ibintu bikomeye kandi bakizera ko Imana iriho. Rero izo ngingo nkuko nari nzivuze ni ingingo enye. Iya mbere itubwira ngo the origin of the universe, donc aho isanzure rikomoka ryaba rikomoka hehe. Indi yo ikavuga ikatwereka ku muremyi w'umuhanga intelligent designer, donc isi yaba iriho par accident cyangwa hari umuremyi w'umuhanga wayiremye. Iya gatatu ni Yesu tubona mu mateka iyo avugwa hiki ese yaba ari kimwe mu kigaragaza ko Imana iriho. Iya kane ni cyitwa moral law, umuntu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Hakunze kwibazwa ese umuntu gukunda icyiza akanga ikibi, umuntu kuba yifuza kubona umuntu agirira mugenzi we neza byaba ari ikintu kiba mu muntu naturellement cyangwa bikomoka handi afite ubimuha. There is a moral law giver, hari utanga icyo kintu kiba mu muntu cyo gukunda icyiza akanga ikibi. Rero izo ngingo nari mvuze, isanzure iriho ibintu bifatika, hariho amasi afatika, hariho amabuye, hariho inyenyeri, hariho ibyaremwe, hariho natwe abantu. Ni ibintu bifatika. Ni kuri ya ngingo ya mbere ese koko iyi sanzure iyi univers yaba yarakomotse kuri ya Big Bang cyangwa hari Imana yayiremye? Nicyo umuntu akwiye kwibaza. Rero ku bantu bafite kubemera ko iyi sanzure ikomoka kuri Big Bang bahura n'ikibazo. Ikibazo kimeze gute? Ntabwo ikintu gifatika ukibajije ngo wowe ukomoka hehe, mu by'ukuri ni ikibazo kitagira iherezo. Ntabwo wazigere ugera ahantu ubona igisubizo. Reka nguhe nk'urugero, mfite pome, iyi ni pome. Iyi pome yaba byashoboka ko iyi pome ivuga, tukayibaza ngo wa pome we wakomotse he? Yego. Iyi pome yakubwira ngo ngiye nkomoka ku giti. Okay, wa pome we nikomoka ku giti, igiti wagiti wowe ukomoka hehe? Bon, cyo nanjye nakuze mvuye mu butaka. Ubutaka wowe watanze iki giti ubuvanye hehe? Ni imbuto banteyemo maze igiti kirazamuka. Wa mbuto wowe wavuye hehe? Imbuto muri pome harimo imbuto. Sinzi neza uburyo batera pome, bandi batera imbuto cyangwa se batera iki simbizi. Ariko byagenda byigarukaho. Wasanga
ari ikibazo kigenda gisa nkaho kitabona igisubizo. Wasanga ugenda ubaza ngo wowe wavutseho wavuyehe ntabwo wazigera ubona igisubizo. Rero ntabwo bishoboka ko ikintu gifatika, ko ikintu gifatika gifite cause, gifite icyakibanjirije, ntabwo wazagira igihe ubone ngo igisubizo, kuko nabo abemera ko ikomoka kuri Big Bang, ako kantu gato katuritse, barabaza ngo ko kakomotse hehe. Hari abahanga bagerageza kubisobanura bakavuga bati nk'umuhanga witwa ntago nibuka izina rye neza, ariko avuga ko isanzure ryaremwe n'amaloi physique. Amaloi physique sinzi ikinyarwanda nakoresha, donc niyo yaremye iryo sanzure. Ariko mu by'ukuri loi physique iyo uzirebye usanga zidahagije ko zasobanura uburyo iryo sanzure ryavuye muri izo loi physique. Ndabona nk'urugero rwa loi physique imwe, dusanzwe tuzi ko izuba rirasa rivuye iburasirazuba, icyo ni loi yari yemewe. Ariko ntabwo kuba izuba rirasira rivuye iburasirazuba iyo loi tubwira aho izuba rikomotse, ariko ntabwo iyo loi irema izuba. Ndabona nk'urugero rwa loi ya gravité. Loi ya gravité ni loi izwi ko iyo ufashe nka ya pome nakoresheje, uyifashe gutya ukayirekura izagwa imanuka, ntabwo igenda itambitse gutya cyangwa se ngo izamuke. Kugira ngo igende itambitse gutya cyangwa se izamuke bisaba ko hari imbaraga iyifite, force iri burwanye ya mbaraga ikurura, yitwa force centrifuge niba ntibeshye. Rero loi de gravité ntabwo, ndabona urugero indege ikoresha baplika force irwanya ya force ya loi de gravité, indege ikabona ikagenda iri mu kirere. Mu by'ukuri loi de gravité isobanura uburyo iyo ndege iri kubasha kugenda mu kirere, ntabwo loi de gravité irema moteur y'indege. Rero aho niho usanga nabo ikibazo batabasha kubisobanura neza. Rero kugira ngo Big Bang yemerwe ibone igisobanuro cyumvikana, bisaba ko icyaremye ya atome cyangwa se ka kantu katuritse kigomba kuba kiri ari ikintu kitagaragara, donc ni ukubona kariya ka atome kavuye muri nothing, getting something from nothing. Donc ni ukubona ikintu gifatika, ni ukubona nk'iyi atome imbwiye ngo, nk'iyi pome imbwiye ngo jewe naraje gutya gusa hafite aho nkomotse, noneho ibindi byose bigenda binkomokaho. Aho twavuga toke byakumvikana, none ikadusobanurira uburyo yaje gutyo gusa ikapiyaringa gutyo gusa. Rero naho katome katuritse, akantu gato katuritse, babashije gusobanura uburyo katuritse kabonetse mbere yo guturika, kakaboneka kavuye mu busa, nta kintu kimwe kakavuyemo. Byakunda, ariko kuvuga ngo loi ziri physique nizo zaremye, ntabwo loi ziri physique zidusobanura uburyo ibintu bigenda hano ku isi, ariko ntabwo zerekana ko ikintu ntabwo zo zirema, by'ukuri ntabwo zo zirema. Rero icyaremye ya atome cyangwa se ya atome kigomba kuba atari ikintu gifatika, kigomba kuba kitagengwa n'ibihe, timeless. Kigomba kuba kidafite itangiriro n'iherezo. Ko kiba gifite itangiriro twakibaza ngo wowe wakomotse hehe, tugahora twibaza ikibazo kitazabona igisubizo. Donc kigomba kuba atari ikintu gifatika, kigomba kuba kitagengwa n'ibihe, kandi kigomba kuba kitadepanda ku kintu icyo cyose. Donc ntacyo kidepandaho, kugira ngo kibeho ntibisaba ko haboneka ikindi kikibeshaho. Ibyo rero kugira ngo bishoboke biragoye kubonera ubusobanuro, kuko Big Bang kugira ngo bikunde bayisobanure gutyo bisaba gukoresha ibintu biri abstrait. Iyo dufashe rimwe, ibintu bya abstrait nshatse kuvuga, iyo ufashe rimwe ugateranya rimwe ubona kabiri, ariko iyi mibare yitwa abstrait kubera ko ntabwo ari imibare wafata. Rimwe ni inyito twita ikintu, yitwa pome, ni pome imwe. Wazana indi
zikaba zibaye pome ebyiri, wazana indi zikaba zibaye pome eshatu, urazibara wazifite ni imwe ni ijambo uri kuha ikintu kimwe, ariko ni ikintu kiri abstrait, ikintu kigaragara ni iki ngiki, ni pome ntibizibuza kuba nyinshi n'ubu utari kuzita amazina, ariko amazina uri kuzita ibiri kuvuga nibyo biba abstrait. Nuko utafata ngo ufate ku rupapuro wandikeho miliyoni 100 uteranye izindi miliyoni 100 bingana miliyoni 200, no kujyana ku rupapuro ngo uhite ugenda usanga kuri konti yawe hariho miliyoni 200 kuko wabikoze ariko no ku rupapuro ntabwo bizigera bibaho. Donc uzarwa ntabwo ushobora kurema ikintu icyo aricyo cyose. Rero ubusobanuro bwumvikana kandi bufite agaciro nuko tugomba kubona ikintu kibanziriza byose kigomba kuba kiri timeless, kigengwa n'ibihe. Icya kabiri formless, kitagira forme. Icya gatatu kigomba kuba nari mvuze kidepandaho,